guciraho umuntu iteka. Ibi Caritas mani babyibaza ko ngo bifite industry kandi kije tukireba. Suko Msabise naje niba yarasabye wenda ikintu wenda Sabi nawe yakoze na erega ibyo kuvuga byo ngo ntagazinga ikintu ngabo bantu ngo bakora ngo nibamuhereze ngo nibamuhereze ngo arebe ngo viewership zabo ngo arebe noneho no kubwira mitu wenda ibyo bibi ariko bafite uburenganzira kuba afite uburenganzira bwo kudakora interview bwarabufite. Hano wabumwimyereka ariko ikibazo ntiwigambe bro, ahubwo wenda kujya kwerekana yuko utazi umuntu utazi icyo akora cyangwa se ngo kugira ngo ukorereyo kwanza ngende Sabi nari guhakana nkavuga ati oya ntago bikunda ariko utarinze kujya gusaba ngo bakwereke ubwo no kukubwira ngo zana turebe ngo muri na kwanza gufata telefone yawe no bria uzi ngewe nakoze hata nanjye se nakanze gufata telefone yawe sinkwitabe nka kwihorera Kirama uzi ngewe nagupinze ntashaka kuguha ikiganiro uragomba uzi ukuntu nguhobageza mu buryo bwiza kandi buryoshye ndaguhamagara atese uri hehe ukambwira turi ahantu uri ariko none se nanjye babara nibarize Kira reka tureke kuvuga umuntu horana na Kira kandi Kira hari nese Kira birabe se ni planka birabya byandaranye ubutumwa na Sabi ni planka icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Sabi Jay bivuge Jay bivuge nabanga hano bivuge uburenganzira Jay nabivuge Jay arakubuza ikije ko ahura avuga iby'abandi bivuge okay. Jay sinzi umunyamakuru wa Jay wasabye ikiganiro Nsabi DC TV Rwanda. Narakoroye cyane kuri inshuro ntushobora kongera kunesha umutwe ubu sigiye naziye muri no rugo mubona ryo ako papa ntago rirarenga nuko tasanje sivita ubu ngubu abadamu natwe tugomba kwihagararaho umugabo yiha kwikomeza ngo kujya mwinginga mwihorere nono cyane iyo mbonye ka cyashya kuri njye ubu mozeho n'abako voilà icyo umemye niki nukundi dikriza muri Rwanda. C'est quoi ça, Jeff? None n'ikimenyemenye kugira ngo mwereke yuko warakaye neza umuhungire wawe ujye kwa se na nyina. Mais je dois prendre ma décision. Je suis un homme. Jeff atinyuke ambwire ngo yariyubatse. Buriya Jeff yiyubatse. Ndakurahiriye. Nura mukutwari uriya mugabo uzamenye yuko databya. Unagushaka ko nambikwa ingofero y'ububyeyi ku myaka yanjye nashobora kumenya umwana uri kumbwiza ukuri no kumbwira ibinyoma. Mama wanjye ntago akwiriye kumenya ibintu byose bibira muri uru rugo. Ngende umukobwa ndi umwana muri uru rugo ntago ngenshi nzi kujya mubyukanira amapasi cyangwa se nkoropa cyangwa se ibyo bintu byose uri gutekereza. Uzi ko nahakaniye ababyeyi nigira inzanga nigira umusasa. Kubinkangisha. Nzakuniga njyewe nzakuniga. niba ari ibyicecekere nabimenye oya nese niba wabimenye ngiye nabimenye ko cyari ko mumeze ngaho sobanurira Brian muri comment babimenye maze ngo ndukunu mujyana mukererana utuntu ngaho sobanurira Brian ruguma Brian none Nsabi nge mfite kuntu ngenda ntago nakora interview nawe uvuga bira bintu ngo bya kashino na byaki ntago byakunda abantu bamfata gute icyo gihe Jay biramubabaza biramuciye amazi ngo ntago yaza ngo guce gutataza ngo bakorana interview ariko JJ ni mu byukuri Jay iyo mukoranye interview ngibi ibyo bitutsi byo bivuga kuri live ariko iyo mwakoranye ikiganiro ntago ajya bishyiramo noneho Nsabi yavuze se Brian ati ntago azi cano yacu tubanze tumwoherereze ibyo dukora urumva nabasa n'izina ry'Imana mfiki gihe cyangwa se nswere mama wanjye urumva ngo tubanze tumwoherereze ibyo dukora bro urumva ndetse turamwereke followership y'abantu nyine badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu uri kumva bro bajye babambagira sha noneho ngira ngo ni imikino turabiscreenshotinga turabimwohereza oya warabikoze izina ry'Imana oya man
n'izina uzi ko ngiye buriya kugira ngo mfate decision yo kuvuga ati runaka ubu ngubu ngewe tugiye kubyara nabo, mba narakoze ibishoboka, negosiyasiyo zose mba naraziciyemo, nkahita mbona nta bundi buryo rero buhari uretse gusa nanjye kuba nagira gute nakihemura, kandi iyo nihemuye ngewe ni umugenda ubu nuwabura igihe mu gitondo igiye kujya mbyuka mvuga akantu kansabika. Ariko Kira, dore Brian, dore ex wawe Zuwena. Ariko sha Zuwena ngo yakoze ubukwe, ariko twahuye arambwira ngo yakoze ubukwe arangije urugo niba byaranze, twahuye mu kabari arambwira ngo yaruvuyemo. Imana ishimwe. Akusha uri umugome, Imana ishimwe, ubwo icyo ni ikintu cyo kwishima. Rega Zuwena yari yambwiye ngo ningaruka ngo niwo muntu wa mbere ngo azama, none ubu ngubu kuba yagwa se ni ikibazo, ntiyanagwa ari kumwe n'umugabo we ariko adasenye. Okay, Imana imbabarire Zuwena, asubira mu rugo tuzabikora Steve. Subira mu rugo Zuwena, agenda wubake. Uwo muzuwena se ni gatikiwe none hora ni umugore Microgene yampaye avuyeho. Microgene upfobetse? Microgene yagiye kubona byaranze, asigaye baswera kuri telefone akana nuko akora ari mu kabari akabatabona amafaranga. Ewe kinini cya sida, urumva? So je icyo ngusaba, ndashaka kukubwira ko Jackie ni inshuti yanjye, ni umwana nkunda, ni ukuri kw'Imana uzajya ushyiramo imiyaga kuri Jackie se. Uzajya ushyiramo imiyaga. Tangiye nta mazi amvomera umusweranye na ubwiza kuri. Nimara kumenya ko n'umushinyaguzi bene kara kageni natagenda ku mbuga nkoranyambaga ngasaba imbabazi ababyeyi buriya mwana. Jay, urabyemera ko hari igihe umuntu yicara kuri kamera noneho umubaza niba navuga ngo akamubaza nabi, nimba ashiramo akantu wo gutuma umuntu nyine wenda avuga ibintu ukuntu atarakwiye kubivuga, ntabwo mbizi pe. Njye ntabwo nibaza yuko wenda hari igihe umuntu ava mu rugo ari yateganije ngo ndabaga gutya, ngo ndabigenza gutya, ngo ndashinya gutya, ndakora ibingibi. Ariko Bria, ahubwo hari ukuntu umunyamakuru nawe akubaza, akakubaza sesereza, akakubaza ashaka ngo uvuge bya bintu nyine utari wanateganije no kuvuga. bamaje kumenya ko biriya abakozi bitanejeje abantu hafi ya bose, hari ukuntu ugenda ukongera ukitereka kuri kamera, uri kumva imbabazi ngo ya nanjye nikomeze nanjye buriyo nakoze ibintu nkumva umutima wanjye uri kucurura, ugasaba wicara nkavuga ati mumbabarire pastor wanjye, ambabarire umuntu meraho ni pastor, amuga ati mumbabarire nagiye kuri live nisanga natukanye, umbabarire n'abantu bambabarire, ntago byanshitse yego, ariko narifite umujinya kandi ntago ari nko kujya umuntu umujinya umukoreshe, ngasaba imbabazi ngo icyo cyo turemera ngo 5 kuri 5. noneho reba ukuntu umuswera nyina w'umusazi yarimo arandika ngo ariko ngo ndasaba imbabazi ziki, urasetsa Jay Kabuza, Jay Rwangunya ngo uzapfa ubwo se urumva nk'uwo muswera nyina wabo ubona uramubabarira mu biki? urumva ngo nyine we arumva ko ntacyo yavuze buriya noneho ahantu abere ikigoryi n'umugome mubi cyane, biriya nibyo abayumva ngo biri trend, abayumva ya trendinze. Ariko musigaye mubona ko ibintu bibi bitakiri trends. Urakoze cyane. Ibintu bibi bikiri trend. Noneho we azige mbere ubundi umuntu yarazaga akavuga ngumva ngamatiku kabisa ngo nini ndavuga amatiku kugira ngo abantu bankurikire, ariko bro hari abantu hano dufata amafaranga ya YouTube kandi nta matiku ariho. Ikindi kandi ibi bintu byo kuvuga ngo kuvuga nabi cyangwa kuvuga amagambo mabi ngo nibyo biri trend, ahubwo bisigaye biza bikatwangiza bikanatwangiriza imbere, ukabuta hari service utasaba kubera ukuntu bakuzi muri ibyo bintu, ukabuta ari ikintu utakora kubera ko bakuzi muri ibyo bintu. Niyo ugize ngo ugiye kubihindura, uri kumva, niyo ugize ngo ugiye kubihindura ujye mu bindi bintu byiza, abantu bahita bagushira kubera ko bamenyereje bya bintu bibi. Nukuri ntabwo ibintu bibi bikiri trend pe. Nibyo nkubwira, none se nk'uyu musazi ugira ngo ari ahangaha arimo arabyumva,
imboro iyo zamaze kukubana nyinshi umutezi ukagenda uzamuka ujya mu ariko bwonko ngewe ntabwo ndakubwiza ushobora ukuri Jackie kereka wenda niba ari kuvuga ngo kuri kamera ariko Jackie kurya live mu buzima busanzwe atandukanye nyine na Jackie kuvuga ngo kwicara kuri kamera. Hanyuma rero abantu murimo muranyandikira ngo mfitanye ikihe kibazo na Philipita, ibyo bintu nabonye abantu babinyoherereza ahubwo nijoro umva Jackie umva Brian Jackie ku buryo muhaye nka muswera nabi atabivuga. ntabwo wenda nzi uwo mubano, ntabwo nzi umubano mwaba mufitanye ukuntu waba ungana, ariko njyewe kuri Jackie ho sinzi, ntabwo nabasha kugusobanura kuko ibyo Jackie wo kuri kamera na Jackie wo kumubonana mu buzima busanzwe njye nabonye ari abantu babiri batandukanye, baratandukanye byatari ibyo Brian arimo arakubwira arimo arashaka kugusobanurira akubwira ati Jackie wibonekeza iyo bamushyize kuri kamera kuko nyine ntabwo yuzuye mu mutwe. Ibyo rero njye arimo arashaka kugusobanurira bisa ahubwo akabisobanura mu mvugo y'abakuru uri kumva. gusa ibintu bibi ntabwo bikiri trend pe. Wabyumvise ntabwo bikiri trend. Wabyumvise kandi nanone wenda nkubwira ikintu kimwe cyonyine abavuze, reka nkubwire buriya iyo umuntu nyine yavuye mu mubiri akoze urimo uravuga ngo bakuzamure wazamukiye mu gashino kanyoko banza wumve Jay, iyo umuntu yapfuye nyine buri muntu hano nta muntu mwiza uhari, twese dufite amabi twakoze cyangwa se nayo dukora, none ariko iyo umuntu apfuye aba agiye atazagaruka biba birangiye. Ariko nibyo bajya bavuga ngo nyine twebwe wenda umuntu ashobora gupfa yari umuntu mubi kuri twe, ariko muri famiye yiwe kuko baba bamubuze kandi wenda ejo yagahindutse barababara. So iyo rero wenda abantu bakoze ikiganiro nko ku muntu wapfuye uri kumva, twebwe dushaka kumva nyine wenda ngo umuntu nk'uko uriya mukobwa ngiye wapfuye ntabwo nari muzi uri kumva, ntabwo njye nari muzi, wenda nkavuga ati okay ni uko se, ariko baba no muri famiye iyo babonye ibyo bintu barakurushaho, nanone nyine baba barakurushaho, n'ubundi wagiye aba yigendeye muramureka kwigendera nyine akagenda agiye. none baze kujya gutera commentaire ku muntu mutari musanzwe munagendana, umuntu mutari musanzwe munacingana nawe, nzi neza ntashidikanya ko ntabwo se baziranye nabaziranye yese ntoya nawe naho bazira. Ngewe umuntu wo muri famiye y'uriya mwana Brian sibyo buretse gato yarampamagaye umuntu wo muri famiye uri kumva, arampamagara arambwira ati ariko Gaso wabonye ishyano twagushije, ibaze kubura umuntu uri kumva, maze noneho undi muntu akaza kuza gukina ku mubyimba uri kumva. Mani turimo turavugana abararize aplaying iyo video, nge sinana nayibonye muragiye ntabwo njya ndeba ibintu by'uwo musazi, nibwo nahise nyibona video bro, ngiye ko nambona ngo yakozwe n'umujama bita ngo wo kuri Maisha, sinzi wari we ngo wakoraga ibyo bigo wamukoresha ikiganiro. aza hano hanze hari ubu YouTube channel ewe mana ubwo bwo buzakoraho abantu. Ariko nureba ikindi kintu kimwe sibyo, ari ibyana bijya bibyuka mu gitondo bigafata nk'umuntu runaka bikamufatira ku gatanu. Abantu bari kumbaza ibya Philipita ndaje mbibasobanurire, ndaje nabibonye kuri nabibonye niko ndaje mbabwire ukuntu uri kumva Brian Jackie mukamugira inama none wapana kugira indi mugira inama tumugira inama nyine Brian na inama yananiwe kugirwa n'ababyeyi be, ubwo ninjye uzayimugira mwana wayimugira bite no Instagram ntabwo ariko nanone ababyeyi si wakubyaye gusa, oya byo nabyo ndabyumva, ababyeyi ntabwo gusa kandi ari wowe ugiye kumugira inama. Okay, reka tuyimugire mwanga bazi mugira inama. Njyewe ikintu cya mbere nabwira Jackie nk'uko Brian yabivuze, mu buzima busanzwe noneho ikintu kinasekeje no ukuntu agira n'isoni, ubyumve nyine agira isoni nimba simbizi, nimba nabyita ko wenda yageze imbere ya kamera ibindi bintu bita bihinduka,
kuri kw'Imana ni ukuri inzoga Jackie anywa inzoga na nzobya arayinywa agashino ka nyina ngo anywa inzoga itonde wayitonze ibyo byo gucuruza wowe ariko wabana njyewe Jackie twarakoranye mu gukorana aza kuri tele turashutingana ariko wabonaga nyine ibyo atari umwana witonze uvuga ibintu bizima kabisa numva ndanamwishimiye ndavuga n'ejo uzagaruke n'ejo yaho uzagaruke rero nyuma yaho nubwo najya nkoramo n'akantu ka nimba ngo nge ndasambana nimba ari ibiki twaganiriye namubujije namujyana ibyo bintu aranandahirira ko ibyo natazongera kubikora ndavuga ni reka mbanze mbe ndetse kano kantu kabanze gasa nk'akibagirikanye twongere dukomeze icyo gihe nyine ntanamurega na muri groupe ya timu yanjye arimo nyine kuko nyine n'ubundi mbizi ko nzakomeza kumukoresha nyine ariko nagira ngo kano kabanze gasa nk'akagiye kure kave mu nzira rero no kirama wowe urimo uravuga gutyo ntago ari ubona bano baje barimo baranyurira ngo pasiteri ngo wamubatije ngo pasiteri wanjye urabona aribo baranyurira si ukubera ibyo bintu oya ari ibyo nanjye ejo bazangira umusazi ngo uko namuhaye akazi ni umuntu Kiramani gize kibanga baze gute oya ndabazi ubwo muratangiye iza n'abarahari kubyumva baze Kiramani buri ubaye uri umunyabwenge ubizi uritoraguramo gize kibanga umva ikintu cyashaka nese uko mumuciye mu ijambo mwaretse akavuga karangiza icyiza nyine nyiri bwite ariko arahibereye nyine ndavuze ngo nimba bafata ba pasiteri abasazi ubwo nanjye bamuhaye akazi banjye umusazi kandi njyewe urakoze cyane oya nibyo rwose nicyo mvuze nanjye ubwo ngora bamuhaye akazi kuko njye ari muri timu yanjye pe n'ubu baracyarimo Jackie ariko nta giki ngo ari muri timu ariko nta giki Jackie cyangwa no kubyumva nimba ari kunya kandi twarazanye ko binataza aranandahirira aravuga ati ntago azabyongera nimba ikibazo rero bipfira ahantu abahita bamuheza mu interview niba umuntu azamufata kamera urakoze wumvise Kiramani dumba Kiramani ni umusaza ndamukunze cyane nanamuhinga ndagaswe urumva uburyo muri kuriyemo bombe ati niba twazabigira gute niba byazagenda bite urumva urimo urashaka guteranya Kiramani na Jackie oya none se nabateranye Jackie ari kwiyumvira ubundi se nabateranyaga bari inshuti Jackie ni umuntu wanjye umuntu yamuhaye akazi gute ataba inshuti ye Kiramani yifashiriza indushyi mva je urabona ni ukuri kw'Imana ikibazo ni kamera nibyo nakubwiraga bagutunga kamera ukagira ngo baguhindukije ubwo ugahita utangira ukavuga ibintu utari wanateganya akoze mwanditse nanjye nkamugira inama mugira inama ngewe natanga ni iyi ngiyi n'ubundi Jackie ntabwo twe twamukura ku bintu byo kuvuga ngo by'uburaya sibyo ikindi Jackie kuba arwaye mu mutwe byo ararwaye pe ahubwo yasaba nka fundraising tukamujyana nk'indera amezi 3 bakamutera ibyo miti n'ibiki byose agaruka muri sosiyete nyarwanda noneho icyuku cy'uburaya cyo ashobora no gusanga twebwe ataturusha n'uburaya ariko ntago tugenda hariya ngo tujye kubyamamaza none se buriya ndakagurusha uburaya oya ariko buriya uburaya yes ibyo nkubwire nta nubwo nongeye tunayingayinga noneho nta muntu ugenda hariya ariko wamana nta muntu rero ujya kurata ngo nge nkuru uburaya ngo nge ndasambana ngewe ni urukumva ibyo ngibyo kwanza ukimara kuvuga nk'iryo jambo rigakuva mu kanwa mu bantu batangira kujya banaguhunga bakakugendera kure ati ariko muki nicara n'umuntu nk'uyu nguyu etse urumva oya nibyo rwose pe yes Jackie ikintu kizashoboka no kuzamugira bize
nuzamugira bize umuntu akamunima umwanya wo kujya munoza mu biganiro. Ikibazo ni kimwe rero. Ubwo se urabona Jackie wamubuza kujya mu biganiro? Nawe abikunda kubi azi ngo buriya ngo nibyo bitwika. Noneho we azi ngarakunzwe. Buri munsi akajya shootinga ku buryo abura n'umwanya wo kugira ikiganiro ari bukore. Ikibazo kira buri umuntu ari bize oya nibyo ariko ishari ry'ibigore nibyo iyo umuntu ari bize ntabwo byabyemera. Iyo ari bize akabyuka ajya mu kazi abyuka ajya mu kazi agera aho ngaho akabura umwanya wo kujya muri ibyo bintu n'ukuri nibyo. Icyo ngeze kugitekereza byashoboka nuko namugira bize akabura umwanya umuntu. Ikibazo ni kimwe umuntu umwe yamuhamagara ntago wakura umuntu ku bintu bye akunda na akunda imbere ya buriya akunda kamera akunda kuwenda akunda nko kuba yaza kuri live ahangaha akaza kuza kuvuga azi ko buriya akunzwe kabisa. Arakunzwe Jack arakunzwe. Nta muntu ukunda Jack ahubwo bose ndamukunda Jack ndagukunda sho. Baza baje gusesengura ubugoryi yavuze. Nugira ngo hari umuntu ukuntu umushukana ye ndabakunda ukuntu umushukana umuntu mukajyana mukamushyira kuri kabyindi hejuru mukamuteneka ubundi bakakubita akaboro bakinisha akamari urukumva niko bimeze. Urumva nicyo kintu gihari kera nyewe this wagwan urukumva buriya njya mbyibuka kera nza muri ibi bintu naje ngo nta mutima ngira. Noneho abantu bamwe bakajya bagushuka bakakubwira ngo hita umena ngo n'uyu nguyu ako kanya ukabura mumennye nta n'inkuru umufite ugahita umumena. Urumva igoma niwe yani byo ariko sha nyamaze Dumba suri kuvuga Dumba niba ko gukunda umuntu ujye unanamubwira ikintu ubona yuko nawe ikintu nawe wumva utakora ikintu nawe wumva ko muri societe Dumba ibintu bikenewe muri societe turabizi twese ari umuntu nyine twese kandi nanjye yarigeye nanjye bingora bikananira nkavuganire kanze nkore ku munwa ariko reka nkubwize ukuri shu ntago ibintu byose bigomba kuguma gutya nago umuntu agomba kugaragara mu ishusho bikuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ntugashukane pe sibyo. Ngiye nizera umuntu ashobora kuzamuka nabe no kugira ngo abantu bamumenye ariko abantu baba bamaze kukumenya. Ariko se Kirama uririrwa ujya kure ngewe uzi bwa mbere ngewe nyiza ama live ngewe nakoraga narazaga nkabaga n'umuntu tutanafitanye wewe gusa akapfa kuba bakubwiye gusa ngo baga ariko hari igihe kigera ukabona hari ibindi bintu uri gushaka. Urakoze cyane ukabona ahantu turi kugera hari ibindi bintu turi gushaka hari ahandi hantu turi gushaka hari service ndi gushaka kugira ngo nzakora iki ngiki. Icyo gihe rero uriyeranja ukareba yuko ngubu ngewe nagize opportunity ndavuga reka ngewe ngende nige kubatizwa kandi nanamenye impamvu ibyo bintu ndangije kubijyamo byo kubatizwa ndavuga ariko noneho ngomba guhindura ibi kagumisha hibi kugira ngo ngere kuri ibi ngibi kandi uko niko kuri uri kumva ukarwana no kugira ngo uhinduke atari utazi kuvuga uri kumva nukuri mani mukazajya muvuga nese mwe mushaka umuntu nyina goma muri ibyo bintu nyine ngewe pe ndabyemera yuko ari igihe umuntu bamutereka kamera imbere uri kumva akakabya nyina akarengera nyina agakabya ariko hari amagambo nawe utavuga nese ubu ngubu ko nyine kandi none ikindi nono kirenzeho uri umukobwa. Urakoze cyane kumva noneho nibyo mbabwira nukuri ko Imana wagize amahirwe yo guhura na Jack sha ntago wabona ko ari Jack uri ubona ko kamera kagira amagambo make Jack arito ariko dore nguyu ububaze Sarimo hano muri comment uramusa kuri kigana avuga ngo nkunda gusambana naramwandiki ndambwira Jack ariko si ibintu no wavuze ubona warabateye ni pastor nibimugaragaza nabi Bria yavuze ko akunda gusambana yararangije kubatizwa. Nanjye nibwo namwandikiye nanjye abarambwe none Jack ijana umuzazi ahita ambwira ngumva ngo tubyihoresha ngo bira bintu biraryoha nahise muri icyo denza mani Jack ntago ari umwana mubi ahubwo ngewe ntago yuzuye mu mutwe ntabwo yuzuye mu mutwe umva se nkubwire noneho ngewe ikintu cya mbere buriya kijya kintangaza kuri uyu musazi
uri kumva ikindi kandi jemba baranaguciye mu ijambo ubwo bro buriya iyo ushaka kugira ngo ibintu byose uba bifite wowe nosi ushaka kwerekana yuko buri kintu cyose wakivugaho shaka ibintu biragupfana pe none se urajya kuvuga ku bintu by'umuntu utazi ngo nuko gusa wabonye ngo mu mihanda ngo uwo muntu ngo yaje nawe ukajya kumufataho ijambo umuntu urimo urasangira umuntu urimo uraganira umuntu uranamubona na kabiri ugiye kumufataho ijambo bro tujye tuvugisha ukuri ibintu byose biza muri ino mihanda umuntu wese yego ushobora gutanga nyine ushaka kuza umukambaza ati buriya none se ibi bintu urabyumva gute nanjye nkaba navuga uko mbyumva ariko ntabwo ngomba kugufataho ijambo sinkuzi ntiturasangira ntituragendana ugatangira ukabona umuntu agufasheho ijambo nta n'ahantu namwe murahurira ibyo bintu nabyo mujya kubona no tekereza buriya urumva ibaze kuba uri umuntu w'umukobwa ukabyuka mu gitondo ukajya kuvuga ngo ngiye abagabo 12 baransweye nsinziriye ngo nza gukanguka ngo wa 12 ngari wingezeho nyuma yaho ngo nza kuza guswerana ngo na anko nyuma yaho abandi bagabo bamfatira mu kabari ngo banswerera mu musarane uri kumva noneho umuntu agira past nyine noneho umva beya ku mukobwa kirazira kikaziririzwa ntiwavuga ibyo bintu bro wabijyana mu buyobozi abo bantu bagafungwa iryo banguka naryihererana ibaze noneho nk'umwana wawe kubera icyo udashaka ko abantu bamukoreye nabi babimenya ko bamukoreye nabi kubera mpamvu ushaka ko baba baramusweye baragenda ko dumba njye nawe uvuga ibintu nkumva uri kunera stress none se reka nkubaze none erega dore nibyo bidubushize nigeze twari turi kuvuga ibibazo byawe uzana hano kuri live cyangwa ibibazo byawe ujyana kuri YouTube ninde uri bubigufashemo kuruta uko mu buyobozi babigufasha ese utaraza ngo tubwire ibyakubayeho ukiri umwana nanjye kubivuga si ikibazo oya kubivuga si ikibazo pe kubivuga si ikibazo ari igihe umuntu avuga ahahise hiwe ariko noneho se nagira ngo ahubwo iyo umuntu avuze ahahise he niho hamuha gukomera no guhinduka imbere buriya uzi ko iyo abivuga aba yumva ari ibintu biri flex oya mani nawe we yabivuga abagambiriye kugaragaza ukuntu ari umukobwa mwiza basweye ari 12 nawe ntukazajya utuvangiramo ibintu by'ibyongereza flex bimenyesha iki nyine akumva ko ari ibintu bitwika nyine ari ibintu nyine bifite ishema nyine biri flex nyine biswera nyine ariko bro we iyo bivuga rwose iyo bisobanura iyo story isobanura wumva ari ibintu nyine abantu bagakwiye kumushinja ubu none usora gukoresha ijambo flex ubu ushobora gukoresha ijambo flex dumbu zatuma uduterime twajya abantu batwiba nk'ubundi agasobanura ibyana bigiye kujya bigakoresha sha na kariya babwita wa mipango wa mipizo ariko rwose noneho nagiye kubona mbona noneho umuswera nyirashaka ngo ni Jackie ngagiye kugira muyanga inama byarandenze izina ry'Imana buriya iyo nza kuba mfite umusundi nari kuwushimisha akaboko k'ibumoso ndaga yapfuye ntawe utayiryaho kabisa bwana nyagasani ariko ibaze umuntu nka Jack na buriya bwenge sha ibaze Jack na buriya bwenge sha ariko wabona uruhushya rwo gutwara imodoka vuba kandi mu nzira zizewe mwarimu Clement agufitiye igisubizo reka mpere kuri provisoire kwa mwarimu Clement wiga hagati y'iminsi 4 n'irindwi ukajya gukora akarusho nuko wishyura umaze gutsinda kandi gutsindwa byo ntibishoboka wigishijwe na mwarimu Clement mwarimu Clement iyo bishatse gusanga aho uri akaba ari kwigishiriza amategeko y'umuhanda hanyuma y'ibyo byose yanabateguriye website yo kwitorezaho ibizamini bya provisoire ariyo y3.mwarimuclement.com
niba ushaka uruhushya rwa burundu rero mwarimu Clement akwigisha mu gihe cy'ukwezi kumwe ukaba ufite ubushobozi bwo gukora ikizamini ugatsinda ndetse ufite n'ubushobozi bwo gutwara imodoka aho ariho hose. Kuri iki cyiciro mugirana amasezerano mu kwishyura. Ushobora kwishyura mbere cyangwa nyuma yo kubona permis. Ibiciro bigenwa n'amahitamo yawe. Hamagara 0782483722 usobanuza ibirenze ibi. ariko shareka nkubwize ukuri buriya reka nkubwire pe kuba inajyuwa ntaribi kuba inajyuwa nta kintu bitwaye kuko kandi niyo utari inajyuwa nta kintu umenye bya Brian kiro gihe kirabaza oya banza wumve naribi ngewe byo nakazi kawe ngende kugusobanura muri rusange kuba najyuwa ni byiza kuko utari na najyuwa nta kintu wamenya n'abantu bagufatirana ariko ubu nanjye nzicare ngo mbone reka nguhe nk'urugero mbone ngo wenda ngo nkandetse ngo nka Jori ni urugero nka Jori urabona wenda nka Jori nk'ibintu byamubayeho cyagiye nindangiza nanjye mite nsanga ngo nje kugira Jori inama koko nageze nicaye ariko ma ariko du nariba ariko ibaze Jackie sha na biriya byangombwa afite by'indera sha na buriya bwenge sha ngo arimo aragira oya uri abantu muri kuri no live muze tugende Juru Park bariho duhurira no tugiye kurira show gitangiye kwamamaza igizwe abantu bari gukorera abantu bari no kuri live ayo natageze ni +250 umuntu uri muri Canada niho ushobora kugenda kurya imicopo niho ushobora kugenda kurya inyama ziryoshe akawunga ubugari ariko sabara hambwe hano wa Bongo +250 Canada ngo hararenze kabisa haratwika niko tuzaba turi Brian nuza niho uzamere turi imbere inyuma mu gikoni wallahi ngo boro atwika Brian namukoze kumabya nari nirutse ndagasi uzwo Brian agira ibyo ari ruti ryanjye no iry'ibumoso rye bro ni rinini bikomeye Brian umuhungu wacu ariko birantangaza ngeyo ndimo ndabona rwose nk'inigana yo iri kugigira ngo DJ ngo urabona ngo DJ man ngicana ngo DJ ngo ariko se ngo DJ ngo nakijamo nanjye nagihagararamo ngo DJ man ngo tumazeho ibyana man ariko Brian hari umuniga yanyongoje akambwira ngo rega ibyo Brian baba barimo baravuga ati Brian ngo umugegiye yaguha reka ye niho natangiye kuzajya gusaba nari narafashe ibigambo bya J numva ko J ibintu barimo baravuga ko uri umutinganyi ko ari byo urumva ndumva utaneranya na Brian nge ntago by'ubutinganyi mbizi nje nari nafashe ibigambo byawe ariko hari umuniga wandabuye akambwira ngo rega Brian umugigiye yaguha man umuntu w'inshuti ye wambwiye ngo nabetse ko bavuga bya Brian nibyo anje arambwira ati ngo Brian ngo akunda dick ngo aranayigura umukobwa ariko ikindi nanone abakobwa nubwo mu mwataka Brian 60% y'abakobwa bose basigaye bose ari lesbienne of course benshi abatabikira ubwisho ariko ukuri bari umva nkubwire iby'ubutinganyi bw'ikigiye ku bakobwa hari n'ababyinjiramo batazi n'ibyo barimo batazi n'ibyo barimo gusa kumva nyine biraryo umwana nka Brian ubundi yakwiteretse gake agucumita utazi nyine kuri muri nacumitwa gake wumva ngo ari ibintu biri aho ngaho umva yewe ndabizi ukumva umwana
ku bahungu ho uhita ubibona ko umuhungu yatangiye kurengera ubwo yatangiye gukozaho intoki. Ku bakobwa ubona ko ari ibintu biri flex nyine ku bari baragukoraho arimo aragukoraraho. ngare mbabarira mbanze mumereza umunota umwe nsobanurire bano bantu bari kuguma babimbaza cyane ngo njye na Philipita ngo kubera ngo ibintu ngo babonye ngo niba ari Dekato bipostinze kuko nabonye nanjye abantu babinyohereje. Hama rero mwabantu mwe Philipita n'umushiti wanjye, Philipita turakorana, Philipita n'umwana mwiza, wanakoranye na Philipita na n'undi muntu mwazakorana. Philipita agira umutima mwiza, Philipita nyine ari hambo cyane. Ahubwo nijoro nashakaga gucurangira ku mashini yanjye ariko mbona biri butinde nshyira external yanjye ku mashini yiwe, noneho yivanaho yikuraho umuziki urahagarara nyine external niyo yikuyeho. So rero habaho akanya ko guhagarara uko gutegereza kugira ngo anshyirireho njyewe laptop yanjye. Mu gihe rero yagombaga kunshyiraho laptop yanjye ubwo urumva yarakirimo arashaka indirimbo iri kuri desktop kugira ngo abari yabashyize kuri serato nyine kugira ngo abari gucuranga. Ni urwo rwego rwo wabonaga nari magaze inyuma, none ari nari magaze inyuma. Ejo nagiye ku kazi numva ntameze neza nyine nari mpagaze numva nta mudu ndimo, numva nta kintu ndi gufataho kabisa. Abantu biringira ngo hari wenda hari abantu bafashe video mpagaze nyine inyuma, sinzi n'undi wari kumbaza ngo bigenze gute, ndi kumbwira ati Philipita ari gushyiraho indirimbo kugira ngo nshyireho imashini, ngira ngo hari babonye sinzi nk'umuntu rero baho yisi ugenda kwandika ngo abase ngo barapfiki. Nta Philipita nish wanakoranye na Philipita n'undi muntu mwazakorana kuko n'umwana mwiza pe. Philipita n'umujyana, nukuri n'umwana nuko byagenze, nta kibazo na kimwe mfite na Philipita, nta nicyo twanagirana kuko ni umuntu mwiza ushoboka imbere n'inyuma. Birakemutse bacyumve rero. Birakemutse n'umujya kubitaba. Oya kuko abantu bakomeje kubibaza ngo nise ngo byagenze gute, nta kintu na kimwe ahubwo nuko ninjye utari uri no muri mood, urumva nawe kurwana no kunshyiriraho external kuba nari mpagaze inyuma yendi kwerekana ati kuko nawe uri kumva ibyo ndi kuvuga ngira ngo abantu bagize ngo hari ikibazo kirimo kandi nta kibazo na kimwe dufitanye. Sawa, ibyo nabyo turabimenye. Philipita ntabwo yakoze amakosa. Oya Philipita nta kibazo kiwe, n'abantu bakunda kumugiraho ikibazo sinzi impamvu, kandi n'umwana mwiza pe. Nta kibazo ufite kuri Petero. Philipita ye ntabwo tuziranye. Oya urabeshya. Ntabwo tuziranye. Ntabwo wari wamubone ku maso yawe. Sindamubona kabisa, naba ngiye kubeshya. Kuri rata. Nuko wihakanye Miki na Ron. Sindamubona kabisa. Philipita nari biryo n'umwana mwiza, n'umuntu wumvikana, n'umuntu nyine gukorana nawe uba wumva ufite amahoro. Ibyo wihakanye. Ariko reka mbabwire, mbabarangiye dore ngiye no kwigendera, mbabarangiye mbabwire mwabantu. Ndabizi ko muri no mihanda twese ntago turi shyashya, ariko bro tujye tureba abantu dushaka gufataho ijambo n'aba tudakwiye gufataho ijambo. Nkande tudakwiye gufataho ijambo. Oya nyine reka nkubwire hari umuntu mu by'ukuri usibye kuba yaza akinaga mu hino mihanda ugahita akaza agakotora, ariko umuntu mutarasangira, umuntu mutarahemukirana, umuntu mutaragwana mu kintu kimwe, umuntu wenda mu mashini ugura akaba yanagusuza, ni umuntu uhita uza hano ugahita wicara ugatangira kubaga ngo ni ukubera yuko gusa ngo wabonye ngo byagenze gutya nawe ukagendera mu kigare. Kuki ubu utaza muvuganira? Nubwo utamuvugana ariko se rorera kumuvuganira na urorera ariko no kumuvuga ubusukweresha. Hari umuntu mbona ugira ibintu inama nk'iceceke bashaka kuvuga basi nunavuga uvuge wenda ugagaza reality. Ariko se Kira reka nkubaze Kira ubu ngubu Kira nta muntu umenya ukuntu banza wumve, nta muntu umenya ukuntu yakotoye. Ejo nugira ibibazo sibyo bikaba ngombwa yuko wenda nawe imihanda yose iri bumenye ngo Kiramani byagenze gutya. Ubu nanjye Brian nzaze nicane bwe ngo nje kugira Kiramani inama. Kira wakeneye kugirwa inama kubera bwa bukobwa we bwose bwarazimye. Nyambo yaratunzwe na Titi, ubu ngubu kuva baratanga na Titi nawe yarazimye. Ubu dukeneye strategy nshasha ya Kiramani kugira ngo abakobwa we bagaruke. Ako nyambo zamugura agaparufe Kirama, ari ukuntu abantu abantu bakomplaininga. Urumva Kirama ikintu mvuze niteranya reka nicecekere.
hari n'uwundi mana we yaranyegereye ejo bundi namubonye ku kazi mbega gahuyu kirama yo akantu ndumva arambujije wenda ngo sinkomeze sibyo berereka ariko reka nkubwire je sibyo umva nkubwire mbabara nkubwize ukuri nimba hari ikintu cya mbere kigayitse kibabaza gishobora guca umuntu intege ku buryo n'ikintu yaraje kukubwira udashobora kucyumva ni ukuba umwana w'umukobwa yaje ari mu kabari yagucaho kumva akantu njyewe kandi uwo muntu ukaba usanzwe umubona ukabona ni umukobwa w'umusirimu njyewe umva Bria singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa nari kumwe na K John ndi kumwe na Karufani n'abandi na Bahati Makaca uri kumva twicara ahantu n'umukobwa aza kuza kuyicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara bugufiya bro mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye uri kumva ariko nkagira ngo ni igisamake kiri kuvayo cyapfuye bro reka nkubwire kamfata ijambo abakobwa bajya mu mihango oya umva ntubeshye ndi hano imihango rero nk'ubu iyo uri kuri seti katuvuge kwa Kiramani abari abakobwa benshi iyo muri kuri seti sibyo and baragiye baragukinishije urahagumye katuvuge nk'ikintu cy'iminota 40 none se ntabwo ufite baga watwayemo izindi padi sikusetsa wowe mani biragufatirana mani kandi uri umukobwa urabizi mani ko ibyo biboro byagufatirana oya dumba reka n'abakobwa bari aho ngaho ntabwo babura n'ubundi ibyo binuze ibyo biboro reka umva nkubwire dumba abakobwa biyitaho ku buryo usanga mu masakoshi yabo baba bafitemo ama wipes uri kumva baba bafitemo utuntu n'utundi none yazi yuko ari no muri ibyo bihe bimeze gutyo ubu usanga afite nk'amapadi nk'atanu yose yagendanye buryo nyine buri kanya buretse gatoya buri kanya bari kujya kuri toilette akitawaza akongera agahindura buri kanya bajya kuri toilette akitawaza agahindura ahubwo nako si umuntu uri kumamagara arambaza iki umva kugira ngo umuntu agere kuri iyo level we aba yo kugira ngo akokuya rubanda rukumbe we ntago yiyumva uzise ntago Bria umva wewe umuri unyarikira ngo nimuhereze nimero zanjye nanyandikire DM nzimuhereza reka kuza Bria abakobwa benshi uri kumva abakobwa benshi uko namaze kubibona ava kwa Jamata akarabye urumva ahubwo avuga ngo nta nubwo bazi kwitawaza neza ikindi bagenda urabona abana bakobwa mu matoilette menshi yo mu bubari ntago habamo amazi bisaba umuntu uzi ukunda isuku kuba yagura amazi y'igihumbi cyangwa amazi y'ibihumbi 2 ayajyane muri toilette agende kwitawaza ugasanga ijoro ryose umuntu arimo arikoresha igipapeje niki ajya kugera mu gitondo akibyina piano rimwe aha mwitahira nibyo nkubwira ubundi buriya dumba yego buriya umusundi bisaba kuwukurugutura bro kinacyo dore ukuntu hano bari kwandika ngo se dumba ngo ujye ujya mu mihango kuko ndi kumva ngo birusha Briane ariko mani njye bano bakobwa narababwiye nuko ahubwo baba batazi amafarumasi ibyo bintu babiguriramo hari imiti bafata bagashyira mu mazi ashyushye uri kumva iyo miti none rero bakagira bashyira amazi ashyushye bakayitawarisha nuko hano ndyamye itara rijimije bakayitawarisha none hari n'iyindi mbere yuko ujya kuryama usiga mu kwaha Lilioza hari ukuntu akumenyereyemo ajya reka guteranya buretse gato reka musomere ibyanditse ni ibintu yanditse bivuye uwo Lilioza se turaziranye umva se nkubwire aranditse ngo umva nyine buretse gato aranditse ngo urumva ati Briane subu yavugira abakobwa koko nta mpuhwe adufitiye oya sha ngenda zibagirira nese nge sindi umukobwa sindi akakobwa arima uzi icyo ashatse gusobanura se wowe yerekeraho urumva
Icyatshatse gusobanura ngewe nk'uwo liliyoze nubwo naba ndya ibyana rwose ntacyo naba ndi gutoraho ariko reka nanjye kuko ndamubwira kubaganiriza nk'abakobwa bagenzi banyu ndi umukobwa mugenzi wanyu mba ndi kubabwira kugira ngo mwumvireho nyine bakaraptone ngo ntabwo ndi mudimu reka nkubwire je ngo ntabwo we na mudimu ni ukuvuga ngo rero umuntu bita liliyoze buri ibintu ashatse kuvuga ariko du ko abantu bose bakomeje kugira ko abantu bose bakomeje kuvuga ngo tuberereke turava aha ngaha tuvuze kuri inde ngaho baga abantu bose baravuga ngo tuberereke turarangiza live nta muntu tuvuze maze rero njyewe ikintu kinangaza usanga ibikobwa bibi aribyo byipanga akazi wamwumvise umukobwa wanjye ko kandi ukareba uwo mukobwa n'ubundi nubwo nawe koko waburiwe sha nta kintu waba ufataho nana bro uzabaze duba ubaze na kasuku uzabaze bakubwire neza bagusobanurire bakubwire ngo ibi nibi namwe rega mujye mureba ntimucuruza ntuteye neza ntusa neza nta gahumuro nta gaparufe ntaki warangiza ukajya guhagarara numvanga bakabona nta muntu dufitiye ubusubu nazigira nawe nazikugira wamwumvise Brian wowe ndumva wamwumvise ku manyo wamwumvise aravuze ngo icyo Brian ashatse gusobanura ashatse kwerekana ko liliyoze ngateye nk'umuringoti papa ntabwo ngiwe liliyoze munsi ntabwo turahura pe twarahuye naramubonye ntabwo muzi pe ahita baga direct oya mani hari abantu baza bakishyiraho bakavuga ngumva ng'abakobwa wareba uwo muntu uri kuvuga ngo abakobwa ukibaza se uyu nawe ni umukobwa ra ubu ugiye kwishaka umukobwa nawe namushyiraho Brian nicyo kintu umukundira ameze nkanjye nawe zivaho vuba ni ukuvuga ngo waya nkozemo uri kumva systeme electrique yanjye Imana yanshyizemo ishobora kuba ihuye n'iya Brian ni ukuvuga ngo iyo umenyereye gato nkabibona jewe nkabya understanding zihita zivaho zirasuta ziguruka na electrogaze buriya kugira ngo bazaza n'umuntu uza kuziguhagarika nibyo nakubwiye wowe ujye uvuga ku muntu buriya reka nkubwire byakorohera kuvuga ku muntu mumajije guhura kuganira mumajije kuba muri kumwe wenda mumajije no gusangira ukavuga ati uyu muntu ariko namufataho ijambo kuko naramubonye twarasanze sibyo ariko se iyo ugiye kuvuga niba uwo ngo uravuze ngo ni umuyemusi niba ari umuyemusi ndi umudije ejo wenda mamuzana ahurira no mu kazi sibyo ariko iyo uri gufata ijambo ku muntu mutarahura mutarasangira ngewe uzabaze je wowe ngewe na genge yanjye y'abakobwa tugendana yaba bibaze dumba na mana bejya we kandi avuze ngo nta n'umuhuri urivuga ngo ntaho bahurira nyine nabwo aravuze ngo nagakunda amatiku ngo ariko uko biri kose ngo nta n'umure na Brian utaratuma wa mungane wa Brice ngo zarihunguye zicara ku ntebe nibyo pe ngiye kuguma mbwera nsange nkererewe mu kazi k'abandi umva ndagatangira mu kanya kuko dukorera kwa kimwe dukorera ahantu ariko kira ngo uyu ujye kudusapotinga uno munsi turakorera ku irebero kandi ni hafi y'iwanyu Kiramani nawe ni scam aho Kirama urabizi ko dufitanye amasezerano yo kutanyataka umva wase wamaye nk'ibihumbi ijana aho ngaho mwana ngo mushirireho uzaya mwaka kuri 22 Kiramani afite ibiceri ntabwo ajya yiburira je urabizi amafaranga aho yinjirira Kiramani umwari Raisa basobanurire ariko je ari akantu mwana ningiye kubabwira mwankiriye mutaragenda kwataka mutarataka liliyoza
mbabwira ati hari ubundi buryo atari ikibada ariko kwa Kira haba hari abahungu benshi bavanze n'abakobwa. Urabizi Kiramani ntago ngiye navuga uwo mukobwa ariko Kiramani afitemo abakobwa babiri. Man ikintu cy'isuku nta kintu bafataho. Ako mubyumvira mu kabari. Iwo ya ntago tubyumve apana muri filime iyo basohotse baje kurya show hari ukuntu tubyina hari ukuntu umuntu ashyiramo amapiyano none urabona ko iyo harimo amapiyano ubudunda akuye kakagenda kaza rero hari igihe bita byanga ni bande no Kirama zabakubwira Kiramani we none ngiye buriya ngende sensitive ku kijya baramuhamagaye urumva wakira njyewe abantu muri kumbwira ngo nimbahereze plot tugende ni live kuri Instagram tugende Juru Park arebera umuntu uri bumbane Juru Park abakobwa bari bwinjire Juru Park abakobwa bose bari bwinjire Juru Park baranywa shot ku buntu baze bahumura ariko bamba barire ndabinginze baze bahumura ariko no mani ibaze je babara nkubwira ikintu kimbabaza muri pharmacy harimo umuti harimo akantu kameze nka spray koza umusundi nakaboro ko mu kanwa bro buretse nakaboro ko mu kanwa bro ndi kwibaza kagura ngahera no muri Delix ndumva naratubonyemo bro ako kaboro kagura niba ari 3,000 niba ari 5,000 ako kaboro bro nakantu umuntu agendana nakantu gakwirwa mu mufuka nakantu gakwirwa mu isakoshi ku buryo ugiye kuvugana n'umuntu nyine mugiye gura ngo muhite muvugana uhita ubanza ukagapriza mu kanwa ukagenda ufite impumuro nziza ariko hari igihe umuntu akuvugisha ukibaza se man ariko ndi kwibaza ko biterwa nuko umuntu abataza ahantu bagura utwo tuntu ugasanga umusore Mwiborosha neza yabicyapse impaka cyo kugura ibyo bintu. Oya hari igihe ushobora kwiborosa ukamara umwanya munini utaravuga sibyo ukamara umwanya munini utaravuga wenda wajya kuvuga ukaba ari abantu rega baba bafite n'iyo ndwara ugasanga wenda arwaye amenyo abantu benshi barwaye amenyo ubusanga bakunda kugira impumuro mbi mu kanwa ariko iyo uzi ko ufite icyo kibazo nawe nyine ugura nk'utwo tuntu katugendana ku buryo igihe cyose ugiye kuvugana n'umuntu ubanza sureba ko hano bari kwandika ngo ukagura 1,500 ibaze ko kagura 1,500 n'udushikarete cyangwa se ukagura Mentos Kirama yo uriya muvandimwe navuze haruguru sibyo abantu benshi cyane bamaze gukomplaininga bro yemwe n'abahungu bagiye bamunyura mu maguru urugumba barakomplaininga so umuntu mukuru ibyo nakubwiye wabyumvise jewe rwose nanatanga contribution ya parufe yanjye urugumba ugiriye inama Kiramani nk'iyo Jackie yakiriye mu yango oya kitiranye ibintu cyitiranyije ibintu nacyo cyadumba ariko rero hagati aho ngaho nagira umuntu wibagirwa ko nsaba aricyo kigoryi cya mbere cyabayeho ku isi inde nsabi nicyo kigoryi yakoze nsabi n'uwo bita nibo bantu b'ibigoryi babayeho nsabi n'uwo bita nde none se nsaba akoze iki nsabi ntabwo nari kugenda nk'akabuye ni nko kugenda utambamaje nsabi byagenze gute abo bose bafitanye ikibazo na Jane niyo mpamvu Chita n'umwana mwiza sibyo nawe Chita ndamukunda cyane gusa bisa nkaho bitazakura umubano wanjye na Chita ntabwo uzakomeza cyane mu gihe atiyunze na Sabe barashwaye kubi cyane mvuyeho ndabivuga nimutiyunga ubwo Chita nzakuruka umva nkubwire sasa rero bro banza wumve Jay Nsabi yakoze iki Nsabi ntabwo buri ibyo akora Nsabi ntaburi ibyo akora bibi Nsabi buriya Nsabi mani cyangwa muri kuvuga Nsabi ntazi Nsabi bo amafilime Nsabi se gomba mbona ibintu bya comedy bijyanye buriya yewe kuva Nsabi naramenye ko yanswereye peri na kintu buriya none umva nkubwiza ukuri sibyo mu bantu b'abagome banabayeho ku isi y'Imana harimo Nsabi n'umuntu bita Chita trust me ibyo bintu nkubwiye uzabyige njyewe Nsabi mwangira kuba yarandongoreye umugore mu bantu b'abagome banabayeho ku isi
b'abagome banabayeho ku isi. Mu bantu b'abagome banabayeho ku isi unabimenye. Ubugome ntabwo mbumuzi ariko yandongoreye umugore. Byihorere sha byihorere Kiramani warabizi ibyo mvuga arabizi. Ariko hari umuntu ariko nuko nabuze hari icyo kiganiro kiri buretse nabuze hari icyo kiganiro kiri hari umutipe wundi bakinanaga filime sha nkunda wita niba ari ngo ndaranye ubutumwa nigeze kumva yakoze ikiganiro ari kuvuga ngo ubugome niba ari ubugome bamukoreye icyo kiganiro. Uwo niwe Nsabiri nabibonye kuri TikTok. Uwo ni wewe umugome utarabayeho social media. Oya umva nkubwire Kira ntago ni kari ndi kukubwira ngo nashatse ikiganiro narakibuze gusa umwana yavuga Nsabi yamwibye cyane yitwa Irebero. Kiri ku Irebero TV. Irebero TV ndayibona. Oya ofete Brian reka nkubwire ratu ukuntu byagenze sibyo. Bari bagiye guha akazi muri bya kugurisha ibibanza bya Kita sibyo. And then Kitarabire baravuga ati aha niho nkuru umugati igihe Squeeze aje kugira ngo tuwusangire ntabwo byagira iki amutera agakokora inkokora ariko ibintu by'inkokora z'i Kigali ngira ngo nawe urabizi si bidaje. Je baba mukuyemo ariko je abifata nabi cyane. Nanjye ariko nabifata nabi. Uzi ibintu cita wowe Brian ntabwo urananiza umuntu umugati wowe uravuga ibiki. Oya shu oya dumba ariko ntukaze ariko se reka nkubaze ngiyewe ngusanze mu kazi kawe bakakomeza bakanyishyura amafaranga yanjye banyishyuraga nawe bagafata yandi bakayaguhereza bigutwaye iki kucyumva yuko ugomba kunsunika ngo nanjye ayo mafaranga aho ukura umugati nanjye simugura umugati hano mu Rwanda ntago ari igihugu kinini cyane ku buryo ngo buri muntu azakora ibintu byiwe ibye byanga byakunda ari abantu tuzahurira mu kazi bimwe nakubwiraga ceceka bimwe nakubwiraga kube banza nanjye wabibwiye Muyango wabwiye yangira Keza Teriski kuza guhostinga nawe. Banza wumve nanjye nkubwire icyo gihe ariko nukubera ko umuntu wenda mamutumvikana cyangwa mutabonese umuntu nka Jayira nabangana barubahana. Bashobora kuba bafite icyo bapfa. None se nanjye reka nkubaze kubera yuko ngo abantu ngo baje bagashinga ngo za YouTube channel niyo mpamvu nta muntu ugomba gushinga YouTube channel ngo aze nawe ngareba amafaranga arimo Brian nanjye ntabwo wambuza amafaranga ngo twumvire. Brian hano hari umuntu ukubwiye neza wita umwari Raisa aranditse ngo bose bigira beza kuri kamera ariko ubundi ni babi pe. Uzi uwo Nsabi araza akigira uruntu rwose ruraho ngaho rw'urugoryi abantu bagirira impuhwe n'ibiki byose ariko n'umugome bitaba none kugira ngo ugiye kwemera bavuge Nsabi uhari buretse gato no kugira ngo urebere ubugome bwa Nsabi Brian urabona gakuru wowe ushobora kuba habaye nka event runaka nabano banyamakuru bizanga n'abaki bose bakazenda bakanagusaba na interview sibyo ukavuga uti n'ubundi nabaguyemo reka mfe kuyibahereza wari wabona nka Nsabi bro bakigeraho kubera ko ari ikigome kikavuga ngo ntago bagishyiriyeho kigahita kigaceceka nyine guceceka. Oya mani yari imbere ya kamera se papi data Brian ariko none se nanjye babara nibarize Kira reka tureke kuvuga umuntu horana na Kira kandi Kira hari nese Kira bintu se ni planka byandaranye ubutumwa na Nsabi ni planka. Icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Nsabi Jay bivuge Jay bivuge nabanga hano bivuge uburenganzira Jay nabivuge Jesse arakubuza iki je kwa uravuga iby'abandi bivuge okay. Jay sinzi umunyamakuru wa Jay wasabye ikiganiro Nsabi niba ari ibyicecekere nabimenye. Oya nese niba wabimenye njye nabimenye ko cyari ko mumeze ngaho sobanurira Brian muri comment babimenye maze ngo ndukunu mujyana mukererana utuntu ngaho sobanurira Brian ni no Brian none Nsabi nge mfite kuntu ngenda ntago nakora interview nawe uvuga bira bintu ngo bya Kashino na byaki ntago byakunda abantu bamfata gute icyo gihe Jay biramubabaza biramuciye amazi ngo ntago yaza ngo uce gutataza ngo bakorana interview ariko JJ ni mu byukuri Jay iyo mukoranye interview ngibi ibyo bitutsi byo bivuga kuri live ariko iyo mwakoranye ikiganiro ntago ajya bishyiramo. Noneho
Nsabi yavuze se buriya ati ntago azi cano yacu tubanze tumwoherereze ibyo dukora urumva n'abasa n'izina ry'Imana mfiki gihe cyangwa se nswere mama wanjye urumva ngo tubanze tumwoherereze ibyo dukora bro urumva ndetse turamwereke fellowship y'abantu nyine badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu uri kumva bro bajye babambagira sha noneho ngira ngo ni imikino turabiscreenshotinga turabimwohereza oya warabikoze izina ry'Imana oya man n'izina ry'Imana uzi ko ngiye buriya kugira ngo mfate decision yo kuvuga ati runaka ubu ngubu ngewe tugiye kubyara nabo mba narakoze ibishoboka negociation zose mba naraziciyemo nkahita mbona nta bundi buryo rero buhari uretse gusa nanjye kuba nagira gute nakihemura kandi iyo nihemuye ngewe ni umugenda ubu nuwabura igihe mu gitondo igiye kujya mbyuka mvuga akantu ariko kira Nsabi uwo muco wo kwiyemera arawugira kandi urakoze cyane ntago je yarangije umva se hanyuma se ubimwoherereje ibyo mukora n'ukuntu mwinjiza nako na followership yanyu byagenze gute yahise abwira ba Mitsutsu urumva ngo nk'ubu gasuka abona kuko twakorana ikiganiro ubwo n'Imitsutsu wabikubwiye utangiye guteranya oya ndi kukubwira uko nyine yabivuze uko nguko n'ubundi Mitsutsu niwe yabivuze oya ndi kumubwira uko nyine yabivuze nta kibazo cyo twashaka kumenya twakimenye Mitsutsu we nta kibazo afite naribi ariko rero kirakira iyi industry tuba tuyirimo buri umwe arya ku mugati wa mugenzi we Nsabi nawe barimo ararya ku ibyo nakubwiraga naga aribyo nari ndimo ndakubwira nta muntu urimo hano ngo yewe ngo niwe ngo yishoboye wenyine oya ntago nta kintu wakora utari kumwe n'abandi ni ukuvuga ko niyo waba utwika cyane ku rwego rwo hejuru noneho kirama uzi nka kano kantu kaba gaciye mu bantu 1000 gutya sibyo bagiye gutangira kukagenzura sibyo kuko urabona ko abantu benshi barimo banga ariyemera iyo noneho abantu bamaze gusanga wiyemera urumva uzi ukuntu bigenda kariyeri irarangira noneho reka nkubwira kandi kantu ngiye kukubwira Kasuku uzi impamvu kariyeri irangira ni uko ugerageza guhangana n'uhinduke urakoze cyane noneho njya ahantu mbera mu biro hazi se yanyimye ikiganiro mpitamo amagara bosi we ariwe Kiramani urumva ndamwana Kirama wambabariye umuhungu wanjye ukamumera ikiganiro Kiramani ati ari hehe uwo muhungu Kiramani nawe amwihamagariraga bro urumva ati uwo muhungu ari hehe si ikiganiro nazo bro aragenda bakora ikiganiro biranarangira urumva Kiramani wakora ikiganiro bro ari nawe wakomeza kuvuga ati ariko uwo muhungu ari hehe ibintu byo kwicara bakagutera kamera ukavuga gusa Kiramani ntabwo wamuvugisha nyine ibyo wavugisha nka Jack urumva nibyo nyine kubwira byaranarangiye burundu ariko uwo twoherereje ibyo bibo nicyo kintu nkubwira kariyeri y'abano bahungu babiyemeze irangirira aho ngaho ukaba wumva ngo biri flex kuba wasuzugura abantu oya Nsabi ibyo niba yarabigukoze yarangiye vuba kandi ngiye kujya mbyuka buri gitondo nkibutsa abantu hari abantu batabyumviye hano ngomba gutangira kujya mbibwira hari ibintu najya nemera Kasuku uvuga nkavuga ati Kasuku ndakubona kuri murashakisha umuntu nakubwira ati ibyo bireke ariko ibyo bintu Nsabi babivugaho cyane Nsabi najya abantu ndamwumvise bavuga ko ari ikigo gikorwa yemera cyane ariko Nsabi keba nayo yes no ko bimeze musaba imbabazi mu cyimbo cye agaswere nyina kose mwe mwagiye mureka guciraho umuntu iteka ibi Caritas mani babyibaza ko ngo bifite amabya manini ngo bifite industry kandi kije tukireba suko
Sabi se naje niba yarasabye wenda ikintu wenda Sabi nawe yakoze erega ibyo kuvuga byo ngo ntago azinga ikintu ngo abo bantu ngo bakora ngo nibamuhereze ngo arebe ngo viewership zabo ngo arebe noneho no kubwira mitutu bari mu maniga kuba afite uburenganzira bwo kudakora interview bwarabufite hano wabumwimyereka ariko ikibazo ntiwigambe bro ahubwo wenda kujya kwerekana yuko utazi umuntu utazi icyo akora cyangwa se ngo kugira ngo ukorereyo kwanza ngende Sabi nari guhakana nkavuga ati oya ntabwo bikunda ariko utarinze kujya gusaba ngo bakwereke ubwo no kukubwira ngo zana turebe ngo muri nakwanza gufata telefone yawe no buriya uzi njyewe nakoze hata nanjye se nakanze gufata telefone yawe sinkwitabe nka kwihorera umva Kirama uzi njyewe nagupinze ntashaka kuguha ikiganiro urumva uzi ukuntu nguhobageza mu buryo bwiza kandi buryoshye ndaguhamagara atese uri hehe ukambwira turi ahantu uri TV Rwanda. turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe naho twaje guherekeza abana b'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa ni Global Link Education Services n'ubundi nkuko bisanzwe ni imwe muri kampani zifasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga ariko by'umwihariko cyane full fund scholarship iboneka mu gihugu cy'Ubushinwa hamwe umunyeshuri ajya kwiga nta mafaranga n'atanu atanze aho azajya yiga ahubwo akazajya afashwa kuba yahabwa amafaranga twakwita nk'aya buruse amufasha kuba yabaho umunsi ku wundi. Ubushize twohereje abanyeshuri bagera muri 20 bagiye kwiga muri faculty zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi n'abanyeshuri 13 Global Link Education Services yafashije kubona ibyangombwa bakajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa muri rusange. Tugiye kuganira nabo twumve imbamutima zabo uko batekereje guhitamo kujya kwiga imahanga. Hari abantu bumva ati ngewe umenye bwanjye ndabukura ahangaha nzanabukoresha ahangaha cyangwa se ndabukura ahangaha kubukoresha ahandi. Abandi bati ubumenyi bwanjye nzabukura hanze nze mfashe kubaka urwatubyaye. Bahisemo rero kujya gukura ubumenyi bwabo mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Global Link Services igufasha kuba nyine wabona amashuri mu gihugu bigiye bitandukanye ariko benshi bakunda igihugu cy'Ubushinwa bitewe nuko hari full funded scholarships. Yoga nabo abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa twumve imbamutima zabo. Se batekereje gute Global Link Education Services, batekereje kujya guhitamo mu gihugu cy'Ubushinwa, batekereje gute amafakulite bagiye kwigayo muri rusange. Itsinda ry'abahanzi abana abanyeshuri twarabanye twize kuganira ubwo bari muri process yo gushaka ibyangombwa. Umusaba imeze fresh ni sawa n'ibiraho urakomeye cyane sanga uyegereza mikoro mo gatoya. Yego nawe umeze fresh? Yego meze neza. Mwitwa gute abadatana? Nago dutana together forever. Right, you together forever. Abana abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa, right? Yego. Nyibutsa ari kwiga iye faculty International Trade, International Economic and Trade. Mu ihe level? Level 1 ni bwa mbere. Nibwo ndi gutangira. Nibwo uri gutangira. Right. Amahera nawe yakuyemo? Baraheje ati Umushinwa ushobora kumerera nabi reka mbe nikuyemo amaherena. Aha. You're right. Ngiye kwiga civil engineering. Engineer w'ejo hazaza. Uriyumva gute kuba magengo aya ngaya application wakoze igihe kigeze kujya noneho utangire kujya kwiga mu byo apply? Ni ibintu bishimishije cyane, ndishimye cyane kuba ngiye gutangira inzira yo kuachivinga goals zanjye tena nanone mbifashijwemo na Grace. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Yego. Icyizere wari ufite ukijoininga Grace cyanganaga gute uyu munsi noneho wamaze gukonfirma ibingana gute? Turi kuri airport. Yego. Nambaye neza by the way. Thanks. Right. Nagiye gukora Grace, nagiye kuri Grace narindi show. Kuko nago numva how umuntu ya paying money nabone service. Yeah, sure. Kandi we are in a right country so narindi show. Yego. All right. Reka mbashimire muzitware neza, muzadogarire neza. Yego. Ako muri kapani. Oh yeah. Almost cousins. Yes sir. Cousins ndabizi sha. Bakando ratangi. Right. Amara mimana bari namwe mugira urugendo rwiza. Kandi ubumenyi mugiye guhaha muzaburonke muze musavinga icyababyaye, right? Murakoze cyane. Murakoze. Yes sir. Ugira nabone uri munyeshuri umusa witwa nde? Murakoze, amazina yanjye ni Hirwa Ivan. Hirwa Ivan. Ugiye kwiga nawe mu cyo gihugu? Muri China. Muri China. Mu faculty? Computer Science and Technology.
computer science and technology. Yeah. Wow, ikigo cyitwa Jiangxi University of Engineering. mu wuhe mujyi? Guangzhou. Alright, watangiye kubimenyera byose. Nihe mpungenge ufite mu Bushinwa? Ngiye mfite impungenge y'imirire. Aya njye nta mpungenge mfite rwose. Twatunyamaso uzaturya. N'ibikunda. Nuko ugiye gati igenze gute? Alright, waprayinze ryari ibyangombwa byabonetse ryari uyu munsi ugiye kwiga September intake? Njye naprayinze mu kwa gatanu after 1 week nahise mbona admission yanjye. Wow. Ubu ngubu ugiye kwiga. Uriyumva gute sasa rero ubu ngubu? Mba mutima zawe. Family yaguherekeje. I saw your sister I think. I saw your brother over there. Baguherekeje. Uriyumva gute muri wowe? Njye muri njye ndumva nyine nishimye. Ntabwo numvaga ko igihe nyine kizagera nanjye nkajya kwiga hanze. Ndumva nyine nishimye byandenze cyane. Alright. Target ujyanye nizihe? Target njyanye ni ukongera ubumenyi ndetse no gushaka izindi opportunity hanze ku buryo wenda nazikoresha mu gihugu cyanjye. Alright. Thank you so much Ivan. May God bless you. Ugira urugendo rwiza cyane. Ubwa mbere w'indege se? Bisa nkaho ari ubwa mbere. Nugaruka uzambwira uko bimeze. Nzakubwira. Bajyambwira ko bitera ubwoba. Alright, Imana ibane nawe. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'undi munyeshuri numvishe bakwita Sara, witwa nde? Nitwa Ntwari Simbi Sara. Intwari Simbi Sara. Yego. Ko muri muto cyane. Ukaba ugiye imahanga koko. Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Alright. Ugiye kwiga mu kihe gihugu? Ugiye kwiga iyi faculty mu ihe degree? Ngiye kwiga muri China. Ngiye kwiga Electronics and Information Engineering. Wow. Yego. Engineer ubijyanye n'ikoranabuhanga, electronic and technology. Information and technology. Engineering. Wow. Imana izabane nawe. Kuki wahisemo kwiga iyo faculty? Urebye nizo nzozi zanjye. Niyo nakoze nifuza. Yego. Secondary wigaga iki? Nigaga PCM. PCM. Kandi uza mu bambere. Shimane guha umugisha wana ibyatura nimwe mwabishoboye mu buryo bworoshye. Uriyumva guteka akanya kuba ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga ubwo ni mu Bushinwa bwa mbere? Uriyumva gute noneho? Ndishimye cyane. Bakubwiraga ngo ntuze kurira, mama narire baguherekeje mu rugo. Message wagenera abandi bana bakiri bato bafite vision yo kwiga ni iyihe? Message naho abandi bana nuko nabo bashaka Grace kabafasha. Ko bita ku bantu babo barabakurikirana cyane bakareba process zose aho ziba zigeze. Natwe ntabwo twari tuzi ko bizakunda ariko Grace yadufashije birakunda. Rero nabo nabashishikariza kubagana bazabafasha kandi baziga no mu bihugu bifuza kuko si China gusa. Hari Canada, hari USA, hari za Germany aho umunyeshuri yifuza bamushakira scholarship. Ntabwo byakugoye? Ntabwo byangoye. Alright, Imana ibane nawe rero ugira urugendo rwiza, uguruke neza mu ndege, uzanige neza amasomo azabe meza, kubera Imana byose bizakunda. Reka ngure kubanza usezere ba mama, Imana igumugisha. Bye. Yego. Sezera mami. DC TV.